byitegereze niba ugifite mama wawe uri kugenda agana menopause, uzasanga akunda kuvunagurika cyane. Ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane gufata supplement ya collagen, kuko ikindi ugomba kumenya ni uko ibyo kurya gusa ntabwo bihagije kugira ngo ubone collagen. Kuko niba uri mu myaka 30, collagen yo kwisiga nta kintu izagufasha, nta kintu izafasha kugukuraho za wrinkles. Murakaza neza nanone kuri iyi channel. Uyu munsi ndashaka tuvuge kuri collagen. Ubundi collagen ni iki? Collagen ni proteine y'ingenzi cyane mu ruhu rwacu. Iba muri dermis, ikaba ikorwa na cells yitwa fibroblast, ikaba imeze nk'umugozi. Iyo migozi iragenda igahuza tissues zigiye zitandukanye ziri ku ruhu rwacu, bigatuma uruhu rugenda rukegerana. Collagen biva ku ijambo colla, ni ijambo ry'ikigiriki. Iryo jambo rikaba rivuga kumatira, glue, super glue mbese. Ni ukuvuga ngo yo iragenda igafata uruhu, za cells na ya tissues na za enzymes zose ziyigize, ikazegeranya ku buryo ubona uruhu rwawe rufite ubuzima, rukomeye, mbese ni nk'inkingi. Iyo inkingi igize inzu, iyo itangiye wenda tuvuge iri kuribwa n'imiswa cyangwa ari inzu ishaje cyane, za nkingi uzabibona ko ziri kugenda zitakaza ubushobozi ku buryo n'iyo nzu ishobora kugwa. Na collagen ni uko, iyo izo nkingi zifashe uruhu rwacu zisa nkaho zagabanutse cyangwa ziri kugenda zishira, ziri kugenda ziribwa kubera factors zigiye zitandukanye, zirimo no kutirinda izuba, kunywa itabi, amasukari menshi, twarabibonye, turaza no kujya kubivugaho. Iyo ziri kugenda zigabanuka niho uzabona uruhu rwacu ruri kugenda rucika intege, rukagenda ruzana ibimenyetso, mbese kubera kutegerana rukagenda ruzana bya bimenyetso byo gusaza vuba. So tugiye kureba umumaro wa collagen, n'ibiki ukeneye kugira ngo collagen ikorwe mu mubiri wawe. Turareba utuntu tugiye dutandukanye, urebe n'amasupplement, ese urazikeneye, ibintu nk'ibyo. Collagen n'izindi proteine zisanzwe mu mubiri wacu zihora muri process yo kwisana. Iyo igabanutse irongera ikisana, yagabanuka ikisana, gutyo gutyo bigahora muri iyo process. Ariko iyo ugeze ku myaka 30, iyo process ikorwa gake kandi igabanuka ku kigero cyo hejuru. Umuntu wese ugejeje ku myaka 30 ni ngombwa gufata collagen, yaba iyo kunywa, yaba iyo mu biribwa, na supplement ni ngombwa. Iyo ugeze ku myaka 30 igabanuka ku kigero cyo hejuru, ariko igakorwa ku kigero gito cyane. Niyo mpamvu ari ngombwa, niba ufite imyaka 30, ni ngombwa cyane, ni ngombwa cyane gufata supplement ya collagen, kuko izo dukura mu biryo ntago ziba zihagije. Turaza kubireba impamvu zidahagije. So ni iyihe mpamvu ukenera collagen z'inkorano? Research yavuze iki kuri collagen, izi collagen duhora tubona? Igisubizo, aba researcher babikozeho mu buryo butatu. Babikoze muri periode 3 zigiye zitandukanye. Aba mbere bo bavuze collagen ko ikwiye kwisigwa, ukayifata iri muri aya makreme, warangiza izo kreme ukazisiga, noneho zikahita zigenda zikajya mu ruhu, zigakora ya collagen uruhu rukeneye. Ariko aba kabiri baza basanga iyo collagen yo kwisiga ntabwo ishobora kwinjira mu ruhu, kuko iba iri muri higher molecular way. Niba warakurikiranye video yo kuri hyaluronic acid, higher molecular way, twarabisobanuye. So ni ukuvuga ngo baje gusanga collagen yo mu mavuta ibiri muri higher molecular way, ntabwo bishoboka ko ishobora kwinjira mu ruhu. Ni ukuvuga iyi collagen ubona abantu bisiga, icyo itanga ni hydration gusa, ariko ntabwo yatuma uruhu rwawe rwongera collagen. Baza bavuga ati
collagen yo kwisiga ntabwo ari byo, ahubwo ibyiza collagen yanyobwa yaba mu bisukika cyangwa ikanyobwa ari ikinini, nibwo igenda igatanga umusaruro. Gatatu rero ari nayo research turi kugenderaho muri iki gihe, bo baje bemeranya n'abo ba mbere, ariko baza banavuga ko collagen ari amino acid. Iyo uriye collagen, umubiri wawe uragenda ukayicagaguramo uduce duto cyane aritwo amino acid. Za amino acid zikagenda zigaha tissues zigize uruhu rwacu cyangwa ziri mu mubiri wacu, zikagenda ziyiha ubushobozi bugiye butandukanye bitewe n'icyo umubiri wacu ukeneye. Urugero tuvuge niba uri umusportif cyangwa uri umwathlete ukunda kwiruka, uzakenera imbaraga. Noneho collagen nayo ikintu iguha ni za mbaraga ukeneye. Noneho ka kandi gake gasigaye, ya amino acid nkeya yasigaye akaba ariyo igenda ikajya kwita ku ruhu. So mu kamaro ka collagen ntabwo ari ukwita ku ruhu gusa, ahubwo yita no ku mubiri wacu muri rusange, yaba ku magufa, kuyaha imbaraga. Ikindi aba research ba gatatu bavuzeho, ushobora kongera collagen ukoresha ibyo kurya byongera collagen, cyangwa ugakoresha ibyuma bikomeretsa uruhu rwawe bakarukomeretsa, then mu gihe ruri kwisana rukaba aribwo rukora collagen yindi. Urugero ushobora gukoresha chemical peels cyangwa ugakoresha za laser cyangwa microneedling na tuno tu red light mujya mutubona, natwo turafasha cyane, byose bikakongera collagen. Mu gihe urimo urakira, ya collagen nayo ikagenda yiyongera. Umwanzuro wafashwe n'aba researchers uko ari batatu, ni uko aba mbere nk'uko twabibonye bavuze iyo kwisiga, biza kugaragara ko kwisiga bidashoboka. Umuntu nakubwira ngo collagen, creme ya collagen ari kumufasha, nta kindi aba akubwiye ko iri kumuha hydration, iri kumuha skin nziza, ariko ntabwo yongera collagen ku buryo bya bimenyetso byo gusaza vuba, iminkanyari yavaho. Oya, ntabwo yakora iminkanyari. So umuntu nakubwira ko yamufashije, nta kindi azaba akubwiye ko yabonye hydration. Ikintu ubundi twebwe dukeneye, twebwe dufite skin ziri kugenda zikura, ikintu dukeneye ni collagen yo kunywa cyangwa yo kurya. Iyo collagen ikagenda ikunganira ya yindi yacu, igahinduka amino acid, ubundi umubiri ukayikoresha usana ahantu dufite icyuho mu mubiri, kuko turimo turasaza turakenera amagufa akomeye. Uzabyitegereze niba ugifite mama wawe uri kugenda agana menopause, uzasanga akunda kuvunagurika cyane. Izo ni collagen iba yaragabanutse, kandi nunakora investigation neza uzasanga atarigeze afata ibintu bya collagen supplement. So ni ukuvuga collagen urayikeneye. Dukenera collagen kugira ngo amagufa akomere, inzara zikomere, uruhu rugumane imbaraga, rureke gucika intege. Collagen ukeneye, collagen ifite miligramu 5,000 kuzamura. Collagen iri munsi yaho nta kintu yafasha umubiri wacu. Impamvu dukenera collagen ifite 5,000 miligramu, ni ukugira ngo niza gusatagurikamo twa duce dutoya amino acid zize kugenda, kuko ubundi ziragenda zikabanza zikaziba cya cyuho kiri mu mubiri wacu, noneho isigaye akaba ariyo iza ku ruhu rwacu. Ariko iyo wafashe collagen iri munsi y'5,000 miligramu, iragenda ikahita izimira, ukabona ku ruhu inyuma ntabwo bigaragara ko collagen wayifashe. Mu gihe ugiye gufata collagen supplement, ikintu cya mbere ugomba kwibandaho ni ukubanza ukajya urya indyo yuzuye, ukarya ibyo kurya birimo collagen, kuko supplement nk'uko tubizi nyine ni inyunganiramirire, ije kunganira ya mirire yawe. Ntabwo izaza ngo iguhe intungamubiri zose ukeneye kandi mu mubiri wawe ari empty. Ukeneye kurya n'ibyo kurya byongera collagen kugira ngo ya supplement ugiye gufata ize igira icyo yunganira mu mubiri wawe.
Ikindi ugomba kumenya ni uko collagen yo mu byo kurya ntabwo ihagije. Impamvu umubiri wacu ubushobozi bwo gukora collagen ubwawo buba bwaragabanutse, so ukeneye n'izi supplement kugira ngo ize kuba nyinshi isagurire n'ahandi hantu udafite ya collagen. Niba uri muri 20s ukiri mu myaka yawe ya 20 utari wagera muri za 30 cyangwa nta n'ibimenyetso ku ruhu byari byaza byerekana ko uruhu rwawe rurimo gusaza, wowe ukeneye collagen yo kwisiga nta kibazo. Ariko niba uri mu myaka 30 collagen yo kwisiga nta kintu izagufasha, nta kintu izafasha kugukuraho za wrinkles. Reka turebe ibintu wakora kugira ngo umubiri wawe ukore collagen naturally. Kugira ngo umubiri wacu ukore collagen naturally dukenera amino acid ebyiri arizo glycine na proline. Izi zombi ebyiri iyo ziteranyije na vitamin C zikora icyo twita pro-collagen. Pro-collagen ni collagen ntoya ariko ni collagen y'ingenzi cyane mu mubiri wacu. Ikindi umubiri wacu ukenera kugira ngo ukore collagen naturally ni kappa. Kappa ifasha kongera enzymes zikenewe mu gukora collagen izikomoye muri pro-collagen. Muri make umubiri wacu kugira ngo ukore collagen ukenera amino acid ebyiri arizo proline na glycine. Zombi iyo ziteranyije na vitamin C bikora icyo twita pro-collagen. Noneho izo pro-collagen akaba arizo collagen nkenerwa cyane dukenera mu mubiri wacu. Ikindi dukenera ni kappa, ikaba ifasha enzymes gukora collagen izikomoye muri pro-collagen. So ni hehe uzakura proline, glycine, vitamin C? Ubundi uburyo uzakuramo glycine na proline na vitamin C ni uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ibyo kurya. Proline uzawusanga mu mweru w'igi, ibihumyo, ibikomoka ku mata, naho glycine uzayisanga mu nyama, amafi, naho vitamin C yo uzayisanga mu mbuto nk'indimu, amaronji, ziriya mbuto z'utuzi niho uzakura ziriya vitamin C. Ahandi hantu wakura vitamin C ni muri zino pavuro ziba ari umuhondo. Ziriya pavuro zikungahaye kuri vitamin C, nunajya no ku isoko uzasanga zinahenda cyane ugereranyije n'izi pavuro z'icyatsi tumenyereye. Kappa wayisanga mu nyama, lentille, kokowa, inyama y'umwijima niyo ikunda kubamo kappa nyinshi cyane. Iriya kokowa nayo niba ukunda kurya chocolate ni na byiza kunywa icyayi cyayo nacyo kirafasha mu kuguha iyo kappa. Niba ushaka kongera collagen dore uburyo wabigenza. Kuri breakfast ujye wihangana buri munsi urye igi. Urye ririya gi, uriya mweru waryo rizagufasha. Cyangwa ikindi wasangamo iriya collagen inahagije cyane ni tuno tuguru tw'inkoko. Tubamo collagen ihagije ariko abantu benshi nanjye ndimo ntago tudukunda ariko tubamo collagen. So breakfast ushobora gufata akaboyiro katwo cyangwa ukarya amagi. Ku manywa ugafata agasosi wenda tuvuge inyama, amafi cyangwa iki, ugashyiramo na turiya tupavuro tw'umuhondo. Ukananywa n'akaji bikagufasha kongera vitamin C. Naho nijoro ushobora kunywa ka gacyayi karimo kokowa cyangwa ukarya inyama y'umwijima nabyo byagufasha kongera ya collagen. Ubundi bwa kabiri ushobora kongeramo collagen ni ugukoresha ama antioxidant. Antioxidant nka vitamin C ifasha mu gukora collagen uruhu rwacu rukenera. Izindi antioxidant wakenera ni vitamin A. Vitamin A harimo za retinol, retinal, mbese ama retinoic acid, amatretinoine, adapalene, ibyo byose reka tuzabishakire umunsi wabyo tuvuge ku ma vitamin A tubivugeho mu buryo burambuye.
so nazo ni antioxidant ukeneye kandi ni nazo akenshi abantu dukunda kwisiga zikadufasha gukuraho bya bimenyetso byo gusaza vuba. Uburyo bwa gatatu bwagufasha kongera collagen ni ugukoresha ibyuma bikomeretsa, ariko bikoreshwa n'abantu babizobereye babizi. Ugakoresha microneedling cyangwa za laser cyangwa ugakoresha chemical peel cyangwa utu red therapy, mbese iriya beauty procedures, amafesho nayo afasha mu kongera collagen, cyane cyane ukibanda kuri izi zibabaza uruhu, bagatobora uruhu mu gihe uruhu ruri gusubirana rukanakora na collagen ukeneye. Ni ubwo buryo butatu ushobora kongeramo collagen naturally. Mu gihe uri kongera collagen, irinde izi S eshatu: sugar, isukari, itabi hamwe n'izuba, kuko ushobora kongera izo collagen ukarya neza, ariko waba utirinze ibyo bintu n'ubundi akazi bikaba zero work. Urumva ko rero nubwo uri kongera collagen ni na byiza, irinde ibyo bintu bitatu. Niba ukunda itabi ukarireka, niba ukunda kutirinda izuba nabwo ukamenya ko ya collagen ya glycation, twarabibonye ko isukari ituma collagen igabanuka muri iyo process ya glycation. Ushobora kongera kubireba mu biganiro byacu byagiye bitangwa. Kugira ngo video itaza kuba ndende, reka ncumbikire ahangaha. Ubutaha noneho tuzareba ku kintu kijyanye collagen supplement, ni izihe ukeneye, ni izihe udakeneye, kuko zose ziri ku isoko ntabwo ariko uzikeneye. Ibyo ni byo bintu tuzareba ku buryo uzamenya guhitamo collagen nziza. So wakoze cyane, wibuke kudukurikira kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ingirakamaro ku mubiri wawe no ku ruhu rwawe bitazajya bigucika.